Amahoro nshuti z'umusaraba wa Yesu Kristo, bakunzi b'ijambo ry'Imana, namwe bakunzi ba Hope Ministries, tubahaye ikaze mu ijambo ry'Imana. Reka dusenge. Uwiteka Imana ishobora byose, ndagushimiye, ndaguhimbaje, ngushimiye ineza yawe ku buzima bwacu. Nsengeye umuntu wese ugiye kumva inyigisho, ube mu ruhande rwacu muri byose, ni mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Amazina ni Gaston Prince, ni umuvugabutumwa, ndi umugabo, mfite umufasha ndetse n'abana. Uyu munsi tubazaniye inyigisho nziza igira iti wabwirwa n'iki uwo muzabana. Ubundi wabwirwa n'iki uwo muzabana, cyangwa se wamenya gute uwo muzashakana? Tugiye kuganira kuri inyigisho. Tugiye kuganira n'abatari bashaka cyangwa batari kubaka ingo, ndetse n'abashatse bakagira ibibazo mu rukundo, urubyiruko muri rusange. Tugiye kuganira, nimwegere hino, nimwegere hafi, tuganire ku nyigisho yanyu, kandi mpamya ko neza uwo muntu wese ugiye kumva inyigisho hari byinshi aza kungukiramo. Dusome Itangiriro 2:18, haranditse ngo, kandi Uwiteka Imana iravuga iti, si byiza ko uyu muntu aba wenyine, reka muremere umufasha umukwiriye. Kandi Uwiteka Imana iravuga iti, si byiza ko uyu muntu aba wenyine, reka muremere umufasha umukwiriye. Ubundi Uwiteka Imana niwe wabonye yuko atari byiza ko umuntu aba wenyine, ahubwo akeneye umufasha. Uyu muntu Uwiteka yarebaga ninde? Ahangaha ni muri Edeni, Imana imaze kurema Adamu, kuko niwe waremwe bwa mbere, ni nako Imana yabihisemo, yaremye umuntu umwe ariwe Adamu, imushyira muri Edeni. Ariko uko iminsi igenda itambuka, Uwiteka ngo abona ko atari byiza ko akomeza kuba wenyine, akeneye umufasha. Ubundi umufasha ni iki, cyangwa se bisobanuye iki? Umufasha ni umuntu uje kugufasha, kuko wowe musore utari washaka, hari ibyo ushoboye ariko hari n'ibyo udashoboye, ndetse bikugoye. Niyo mpamvu ukeneye umufasha, niyo mpamvu ukenera umufasha. Mbere yo gukenera umufasha, ugomba kubanza, mbere yo gutekereza yuko, mbere y'uko ubona umufasha, mbere ya byose wari umusore uba wenyine, urangije witekera, wifurira imyenda, uba wenyine. Kuba kwawe kwenyine nyine, ibintu byinshi cyangwa se imirimo myinshi uyikorera. Ibyo byose nubwo wari ubikora, kubera kuba wenyine birakuvuna. Niyo mpamvu ukeneye ugufasha, kuko ufite ibintu byinshi byo gukora, ariko ukeneye umuntu ugufasha. Tubibutse yuko umufasha ntabwo ari umukozi, ahubwo n'uje kugufasha bimwe mu byo ukora, akagufasha kugira ngo nawe nyine byihute, cyangwa se bigere ku ntego bidatinze cyangwa vuba. Niyo mpamvu umusore wese ugiye gushaka aba akeneye umufasha. Ubundi mu gushaka uwo muzabana, cyangwa se kubona uwo muzubakana urugo, abasore nibo ba sebayazana, cyangwa se abasore nibo batangiza igikorwa, yaba fiyansaye cyangwa se gutegura mariage. Fiyansaye ni iki? Fiyansaye ni urugendo umusore n'umukobwa banyuramo, barimo bamenyana, barimo bagira ibyo bumvikanaho. Uru rugendo rwo kumenyana nirwo rwitwa fiyansaye. Ni urugendo rushyira ku kubaka urugo. Nk'uko umuntu wese mbere y'uko atwara imodoka abanza kubona perimi,
provisoire, nyuma akazabona permis definitif. Bwa mbere ubona uruhushya rw'agateganyo, nyuma ukazabona uruhushya rwa burundu uko uri umushoferi utwara ikinyabiziga runaka. No muri iyi nzira ugomba kubanza fiançailles, harimo kumenyana, nyuma yaho uko mumenyana bikazashyira kubaka urugo. Tugiye kuvuga ku mugabo. Umugabo niwe mutwe w'urugo. Gusa abantu bo muri iyi minsi mufite amahirwe bitewe n'uko ikintu cyose Bibiliya igifitiye igisubizo. Ubundi amahirwe yanyu yakaba yarangira, ariko bitewe n'uko Imana ishobora byose yatanze Bibiliya kugira ngo itubere igisubizo, ituyobore mu nzira, tuve ku rwego rumwe tugere ku rundi. Reka tuvuge umusore. Abasore benshi bo muri iyi minsi ndetse n'iyatambutse, hari ikibazo cyagiye kibatsinda, kibaza ngo ni mpamvu ki ugomba gushaka, ni mpamvu ki ugomba kubaka urugo. Iki ni ikibazo gitsinze abantu benshi ku isi. Mbere yo kugira ngo umusore utekereze gushaka uwo muzubakana urugo, ugomba kubanza ukamenya impamvu ugiye gushaka. Impamvu ugiye gushaka yatuma ugira urugo rwiza cyangwa ukagira urugo rubi. Dore impamvu abasore bamwe cyangwa se benshi batanga iyo bagiye gushaka. Iyo ubajije umusore ugeze icyo gushaka, ukamubaza ngo ko ugiye gushaka ni kubera icyo ugiye gushaka, aragusubiza ngo agiye gushaka kubera ko kugira ngo adasambana. Undi ukumva ngo aragira ngo azabyara abana. Undi ukumva ngo aragira ngo azaba ari umufurira imyenda amutekere. Muri make umuntu wese utekereza gutya ntabwo aba akeneye umufasha, ahubwo aba akeneye umukozi wo mu rugo, cyangwa se umukozi umufasha akazi ariko wo mu rugo, apana umufasha, kuko umufasha arenze ibi ngibi byose wibwira: kudasambana, kukubyarira abana, kugufurira, kugutekera n'ibindi byinshi. Umufasha tugiye kuvuga muzubakana urugo arenze ibi byose wowe nk'umusore wibaza. Ibi tumaze kuvuga, ubyibaza wese umufasha arabirenze. Ubundi kubera iki ugomba kwibaza ngo ubundi kubera iki ugiye gushaka kubaka urugo? Iyi mpamvu niyo ya mbere umusore wese ugiye gushaka agomba kubanza kwibaza. Iyo iki kibazo ugisubije nabi, ubwo bivuze ko n'ubundi imbere yawe hazaza hazaba habi. Niyo mpamvu tugiye kubabwira impamvu ahantu umuntu wese yakubakiye urugo rwe rukazakomera ndetse akazasazana n'uwo bagiye kubakana urugo. Mwegere hafi tuvugane, mwegere hafi tuganire. Ubundi impamvu yo gushaka yakabaye impamvu imwe gusa, ntabwo gushaka bigira impamvu ebyiri. Impamvu yakabaye impamvu imwe yonyine, niyo tugiye kuvugaho. Impamvu umusore agiye gushaka uwo bazabana cyangwa se umufasha yakabaye umugambi w'Imana gusa. Ngiyi impamvu yakaguteye gushaka, kuko ari umugambi w'Imana gusa. Mu mugambi w'Imana niho habamo urukundo, kandi uru rukundo abantu bakundana berekeza kuzabana ruhera ku mugambi w'Imana. Ngiyi impamvu yonyine yatuma wakubakiraho ugiye kubaka urugo, urugo rwawe rukazaramba ndetse rukazakomera. Ni umugambi w'Imana gushaka. Uwashatse wese adafite iyi ntego wese azasenya, kuko yubakiye ku zindi nkingi zitari inkingi z'ijambo ry'Imana. Bibiliya ivuga ko Imana kugira ngo Imana imumufasha wari umugambi wayo. Ngiyi impamvu wakubakiyeho gusa kugira ngo uzagere urugo rwiza. Kandi basore mumenye yuko
amahitamo meza niyo ejo heza hazaza, cyangwa niyo ejo hazaza heza. Ndabasuhuje mwese, nimwegere tuganire. Inyigisho y'umunsi tugiye kuganiraho, tugiye kuvuga gushaka. Urugendo rwo kuva uri umusore, kuva uvuka ukaba umusore, ukifuza kuva ku musore ukaba umugabo, ukubaka urugo. Ubundi gushaka birimo uburyo bubiri. Hari uburyo bw'abizera ari bo bitwa abakristo, ubu ni uburyo bumwe. Ubwa kabiri ni uburyo bw'abatari bakizwa, cyangwa se abo Bibiliya yita abapagani. Uyu munsi tugiye kuvugana n'abatari bakizwa, ugushaka ariko ko abatari bakizwa. Gusa harimo intambwe zimwe abatarakizwa banyuramo, harimo intambwe zimwe bahuriraho n'abakristo. Gusa kubera ko byose ari process, hari intambwe zimwe tuza kuza kuvugaho abantu benshi bagomba kunyuramo kugira ngo bagere ku rugero rushyitseho kuba bagira ingo nziza. Ubundi byakabaye byiza kurushaho ari uko umuntu wese wubatse urugo yakabaye akijijwe. Iyo ukijijwe biba byiza kurushaho. Mu muco wacu ndetse wa benshi, umusore niwe urambagiza umukobwa. Ubundi nta mukobwa wemerewe kurambagiza umusore. Iyo bibaye mu muco wacu ndetse wa benshi, biba ari amahano. Dusubiremo, mu muco wacu ndetse wa benshi, uwo musore niwe urambagiza umukobwa. Ubundi nta mukobwa wemerewe kurambagiza umusore. Iyo bibaye gutyo umukobwa akarambagiza umusore, byitwa amahano. Dore ibintu 7 by'ingenzi bigenderwaho mu kumenya uwo muzabana mukarambana, cyangwa se mukazakora urugo ruzabaho kugeza Yesu Kristo agarutse, cyangwa se urupfu ruje. Mbese urugo ruzakomera, ruzaba rufite aho rushinge, rufite inkingi zituma rukomera. Icya mbere, ukibona umusore, ukibona uwo mukobwa muzabana, hari ikintu kikubaho wowe ubwawe. Uhita umubona nk'udasanzwe, uhita umuvana mu bandi b'igihiriri, cyangwa se mu bandi benshi mu mbaga, ugahita umubona nk'umuntu udasanzwe. Umusore akibona umukobwa bazabana, nubwo yaba ari mu bantu benshi, wowe uhita umubona nk'umuntu udasanzwe. Icya kabiri, ugomba kumubwiza ukuri. Mu yandi magambo, umusore n'umukobwa bagomba kubwizanya ukuri. Kandi icya kabiri gifite indi point ivuga ngo, kandi ntabwo mugomba kugorana mu rukundo. Ubwo nyine harimo inzira muzacamo mukundana, ibyo byose ni process. Icya gatatu, ntabwo umubwira ibibonetse byose, cyangwa se amagambo y'amanjwe, amagambo aterekeranye. Ntabwo uwo muzabana umubwira ibibonetse byose. Aha ni ku mpande zombi, umusore, umukobwa, nta muntu wemerewe kubwira undi amagambo y'amanjwe, amagambo aterekeranye, amagambo atumuco w'agakiza ndetse n'umuco w'abakristo. Ikindi kandi, abasore bo muri iyi minsi bari kugenda bangirikiraho, ntabwo umusore abwira umukobwa ngo mbonjya, kubera ko umukobwa ntabwo ari ubunyobwa. Mu yandi magambo, ntabwo ibyavanse byateye byo gukora imibonano mpuzabitsina mbere y'uko mubana bibaho. Biriya bintu basigaye bakora muri iyi minsi ntabwo Bibiliya ibyemera, ni n'amahano uko byagize nabyo urukundo. Mu yandi magambo, nta kubonjya, nta vanse. Icya kane, wishimira kumwereka imiryango. Umusore wese iyo akunze umukobwa agomba kumwereka imiryango. Kuri we biba ari ishema, arabyishimira kumwereka imiryango. Imiryango utayifite ashobora kumwereka
aho bamureze, kuko nabo burya aba ari umuryango wawe. Hari umuryango wavutsemo, hari umuryango wakuriyemo, cyangwa se umuryango wakureze mu gihe wagize ibibazo byo kubura ababyeyi. Uyu nawe ni umuryango. Hariho n'umuryango w'abana b'Imana. Iyo rero umusore yakuze umukobwa, agomba kumwereka n'imiryango. Gatanu, ntabwo wihisha abantu kuko uzi ko uri mu nzira nziza. Uwo musore wakunze umukobwa ntabwo abihisha. Ashobora kubihisha mu gihe runaka bitewe n'uko wenda harimo intambara mu rukundo rwabo, ariko hari igihe kigera ugahita ubishyira ku mugaragaro. Make ntabwo ubihisha kuko uri proud yabyo. Gatandatu, uwo musore wakunze umukobwa agomba kugendana nawe uri fiyeri. Iyo ugendana n'umuntu wakunze, ntabwo bigutera ipfunwe, nta soni ugira. Nubona ugendana n'umukobwa mu nzira ukabona ufite isoni zo kugendana nawe, burya nubwo wabirenzaho, burya imbere haba hazaba ikibazo gikomeye cyane. Niyo mpamvu iyo ukunda umuntu ugendana nawe wumva uri fiyeri, uri proud ye, kubera ko umwibonamo kuko umukunda. N'aya magambo, umwibonamo kubera ko umukunda. Icya karindwi, iyo ubonye uwo ukunda, iyo Imana ikweretse uwo ukunda, ugira umutuzo, uratuza. Wiriwe mu kazi, wakoze akazi kenshi, kakubanye kenshi, ugeze mu rugo, umubwiye ko akazi kagenze, ntabwo mwari mwabana, muracyari mu rugendo, ariko iyo umubwiye uko wiriwe, akakubwira nawe uko yiriwe, uratuza. N'andi magambo bizana umutuzo. Ibi bintu tuvuze ko ari birindwi byose tuzabivugaho, nubwo twamaze kuvuga ku cya mbere, tugiye guhita tuvuga ku kintu cya kabiri. Pointi ya kabiri tugiye kuvugaho ni pointi ivuga ngo kubwiza ukuri uwo muzashakana cyangwa se muzarushinga. Ugomba kubwiza ukuri uwo muzashakana cyangwa se uwo muzubakana cyangwa uwo muzafatanya gushinga urugo. Ukuri niyo nkingi ya mwamba mu rukundo, cyangwa se niyo nkingi ya mbere ituma urukundo rukomera. Nihatabaho cyangwa se nihabaho kubeshyanya, mumenye ko nimugera imbere bizasambuka. Nihagira ubeshya undi mu rukundo, bizageraho nimugera imbere muzasanga mwarabeshyanye, musange n'ubundi inkingi yo kubeshya ariyo mwashinze, mwarimuye ukuri, urukundo rwanyu ruzahita rurangira. Reka tubahe urugero. Umwe muri mwe yabyaye hanze, cyangwa se yabyaye akiri singwa, akiri ingaragu, arangije amaze kubyara aba mu rugo rwe. Ahuye n'uwo bazubakana, arangije amubwiye ko atigeze abyara, arabimuhishe, nyine arabeshye. Iyo ubeshye uyu munsi, ariko ejo hazaza uko iminsi igenda iza, kuzagenda kujya hanze, nibimenyekana uzabura uwo wiringiraga ko mukundana kubera ko wamubeshye. Icya kabiri, hari ibihugu byinshi usanga abasore benshi bagendana ibifunguzo byinshi ngo berekane ko ari abashoferi cyangwa bafite inzu ifite shambure nyinshi. Umusore wese ugendana ibifunguzo yiyemeye ngo ni umushoferi, ngo arakize, iyo ubikoze gutya rwose nabwo uri kwibeshya, uri kwiyemera, uri kwirarira. Biba byiza iyo ugiye ukuri, niba hari ukugaya, niba hari utakwemera, aye kwemera ariko bitavuye kuko wemeye, wenda bive ku bwe ariko bitagendeye ku kwiyemera wagize no kwirarira. Icya gatatu, hari abasore benshi bajya kurambagiza bagatira imodoka ngo kugira ngo bemerwe. Umusore wese ugiye kurambagiza akagenda yatiye imyenda, imodoka, inkweto, yiyemeye, uyu musore rwose ibye ntabwo bigera kure. Ubundi se ubushya warura iki? Wabisha uyu munsi, uko iminsi igenda iza, ibihe bizakugaragaza. Gusa uwo mwana w'umukobwa niwe uzahagorerwa, kuko azaba yibeshya urukundo. Basore mugiye kurambagiza, mwirinde ibi bintu, mugende uko muri.
kugenda ukuri bivuze iki? Bivuze ugenda utiyemeye, ugere mu bushobozi bwawe. Niba ufite amafaranga angana gutya runaka, niba nta kazi ufite, ukaba utagiye wenda umushinga fiyansaye bitewe n'umurongo wihaye, ntabwo bivuze ngo ugende wiyemeye, ugende ubeshya, ahubwo ugera uko imbaraga zawe zingana, usenge Imana kuko Imana izagufasha, izaguha ubushobozi mu rugendo rwawe, ariko ugende utiyemeye, utatiye ibintu byiyitirira kandi atari ibyawe. Make kwiyemera ugiye kurambagiza ni amakosa mabi cyane, kandi ni amakosa agira ingaruka imbere hazaza. Tuvuge ku mukobwa gatoya. Umukobwa nawe muri iyi minsi hari abakobwa nabo bateye, si benshi ariko barahari. Usanga hari abakobwa bakunda ibintu ba materialiste. Iyo ahuye n'umusore bwa mbere, ahita amubeshya ati nkeneye amafaranga, yanyoherereze, nkeneye amafaranga 20, 50, ibihumbi 100. Mwahura agahita akubaza ati ese ubundi wanamwaka urukundo, agahita akubwira ngo ese ufite amafaranga angahe, ufite inzu, ufite konti yawe iriho angahe? Bakobwa, iyo ubaza umusore ngo konti iriho angahe, ufite inzu, ufite angahe, ubundi ko ubaza umusore icyo azagenda icyo afite, wowe ubwawe ko aje gusanga wowe ufite iki? Wowe ubaza ngo ufite angahe, jya umenya ko kubaka urugo cyangwa se gutangiza umushinga w'urugendo fiyansaye ijyana ku kubaka urugo, mugomba kujyana muri iyi nzira mwese munganya 50-50, 50 ku musore, 50 ku mukobwa. Niyo mpamvu kubaza ngo ufite konti iriho angahe mugihe n'umusore bwa mbere ni amakosa, uba ugaragaje ko uri materialiste. Ni amakosa kubaza umusore ngo ufite inzu, ufite iki mugihe bwa mbere, kuko uba ugaragaje ko ibintu ari byo ushingiyeho. Kandi kuko ukunda amafaranga, ubaza amafaranga afite kuri konti, yabivuze yuko wowe ntabwo ukeneye uwo muzubakana, ntukeneye umugabo, ntukeneye umusore, ahubwo ukeneye amafaranga, kandi amafaranga burya aba muri banki. Wabivuze make ko ushaka gushyingirwa na banki, kuko banki amafaranga niyo ahorana, nayo iyabika. Ariko umusore ufatanyije n'umusore waje kukurambagiza, mugakora, mugasenga Imana, mwahera hasi kandi mukazagera kure, kuko mwafatanyije, mwashyize hamwe. Umukobwa, ni ikosa gusaba umusore amafaranga ya buri kanya ya hato na hato, wapanze ibintu bimwe na bimwe, ibintu beshya ngo iyo ukeneye amafaranga umusore ashaka kuyakoherereza, birashoboka. Ariko biba byiza, umukobwa, biba byiza ibyo ukeneye byose ubyishakiye, ubyatse ababyeyi bakurera cyangwa se aho bakurera, ahubwo ukakira ibivuye ku musore nk'impano gusa, ukakira ibyo umusore aguhaye ari impano, ariko kumusaba amafaranga ya buri kanya ubeshyabeshya ni umuco mubi. Kubera iki? Kubera ko nta musore utanga iby'ubusa. Umusore iyo aguhaye ikintu cyose wakimusabye, byanga bikunda, cyangwa se umukobwa waka umusore bidateganyijwe wese, burya arabyishyura mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ikintu umusore atakwishyuza ni ikintu aguhaye kubwo abishatse nk'impano, ariko ikintu cyose umukobwa yatse umusore ku mbaraga, amubeshya, amuryarya, umusore akakiguha, burya uba uzabyishyura. Nta musore utanga ibintu ku buntu, kereka yabyishakiye mu mutima we. Iyo ubimwatse umufosinze abigwa, ariko bigira ingaruka imbere. Niyo mpamvu abakobwa mubyirinde, mwirinde gusaba abasore amafaranga ya hato na hato, mubabeshya, mukeneye amavuta, mukeneye utuntu n'utundi. Utwo twose mutwirinde, kuko natwo twangiza fiyansaye yanyu. Nihatabaho kubwizanya ukuri, musore, mukobwa, mugiye gutangiza urugendo rwa fiyansaye, mugiye kwiga kumenyana, mumenya yuko imbere bizasambuka. Nimutabwizanya ukuri ubwanyu, nihatabaho kuvugisha ukuri, mubwizanye ukuri ubwanyu,
murarushywa n'ubusa bizasambuka kandi mwamaze kugera imbere. Nta muntu umwe twifuriza yuko urugo rwe rwasenyuka kandi bitewe n'impamvu z'uko yakoze amakosa muri fiyansaye. Fiyansaye, abasore mukora n'abakobwa, kurambagiza kwanyu iyo kwagize ibibazo, iyo mwabeshyanye muvugisha ukuri, mumenye ko imbere kwa kuri mutigeze muvugisha, mugashyira imbere ikinyoma, kizasenya byose mugeze imbere. Aho niho henshi usanga ingo zo muri iyi minsi nyinshi, ntabwo ari zose, zubatse ku kinyoma. Iyo wubatse ku kinyoma rwose ibyawe ntabwo biramba. Reka tubagire inama. Urubyiruko mushaka kubaka urugo ntabwo ari imikino. Ugomba kumenya ko hari ibigenderwaho kandi biba byiza buri wese kubigiramo uruhare. Kubaka urugo ntabwo ari imikino. Ugomba kumenya yuko hari ibigenderwaho mu nzira y'urukundo, mu nzira y'uru rugendo hari ibigenderwaho kandi biba byiza buri wese kubigiramo uruhare. Buri wese uruhare rwe muri uru rugendo rurakenewe. Icyitonderwa: rubyiruko mwese mushaka kubaka ingo, turabahamagaye, turabararitse ngo nimuze mwige inyigisho zanyu zibategura kugera ku rugendo cyangwa se kugera kuri mariage. Muze mufiyansanye, umenye uko bigenda, mukore ubukwe, mugere mu rugo. Twibutse ko hari icyo bita urugo hari ubukwe n'urugo. Ikibazo rero, hari abantu benshi ibi bintu byombi babivanga. Hari ukurambagiza, hari ubukwe, hakaba n'urugo. Twibutse ko urugo ruba nyuma y'ubukwe, ntabwo urugo ruba mu bukwe. Ukumve neza, abantu barafiyansanya, bararambagizanya, bakazakora ubukwe, nyuma y'ubukwe hakaba urugo. Abubatse ingo namwe, mwebwe mwibukiranye inzira mwanyuzemo najya bikomeza urugo. Mwebwe bubatse ingo mukaba mukizirimo, Imana ikibafashe kuzibamo, ikibarinze, mwakurikije amabwiriza y'urugendo rwa fiyansaye kugera mu rugo. Mujye mwibutsanya namwe urugendo mwagiye munyuramo kera mukiri abasore. Ibi bintu nabyo iyo mubigaruye mu myaka yanyu mufite none ahangaha, bikomeza nabyo ingo zanyu. Mugire amahoro, naho ubutaha.